Mami. Mami. Oui. Inkweto zanjye zire ko nzibuze. Za nkweto zanjye nkunda. None se inkweto ntiwazogeje hariya ukazishyira kuri kariya kazu k'imbwa? Jena sizinziye ku kazu k'imwe none ngiye kuzama ndasibuze. Uko reba ukuntu ungana unzajye manukanye n'ijye kugushakira ibintu byawe si wowe ibintu byawe uterereye ugaterera ibyo ngibyo koko. Nakunda agasiba zibuze. Ngaho tekereza n'ukuri kw'Imana. Ziburutse se ko ku gipangu urabizi ko wafunze hari ubwo wasohotse hanze? Ntabwo nigize sohoka none se nyine nese zawasiri ahubwo tekereza aho uzishyize mu kanya kuko ngiyewe nazanura nigize nsanura ngiyewe navuye hariya njya kudoda ishati ya papa wawe uri kunyumva hariya hanze urumva inkweto zari ziri hariya nta muntu winjiye ngo gende ajye kuzifata ahubwo genda urebe neza genda umanuke nashakishe hose nazwe ubuse ndazongera kuma andi mafaranga ntabimenya ariko ngaho utekereza n'ukuri kw'Imana ako uziko witetesha waje ukajya kundebera niba arabazanuranye n'izindi zawe witetesha mami wamfashije ngaho utekereza n'ukuri ndazikunda sinzi none nizo zijyanye na ya panaro reka mwereke hanze hariya hose warebye urazibura naze iruhande rw'akazu k'ingasi wenda nimba imbwa yagize gutya ikaba yabikoma zigahirima inyuma waharebeye narebye no muri jaride ibyatsi byose nakuyeho byose nazibuze ariko reka musetse uzi ko nushaka uzajya ufata n'isengeri yawe ukayishyira hariya ugatangira kubaza umugore ngo isengeri ari wowe wayambaye kuki utamenya gufata ibintu byawe neza ngo umenye n'ahantu wabishyize zanjye si inkweto zanjye ariko ngaho n'ukuri kw'Imana tekereza waje ukamfasha kujya kuzishaka ese niba ufite imiguru myinshi oya ziriya nizijyana n'iriya panaro wanguriye kandi izo bijyane muri bya birori byo ku ishuri ariko ngaho ibyo ndi mama waje ukamfasha Kristo ni amahoro ko mbona utarwiyambitse. Mani wagiye unakomanga. Bimeze bite se wabaye? Wazwa namamagara mani. Ubu ngiye kuzanza gusaba uruhushya mbere yuko nza hano. Ubaye iki se? Urumva urwaye ntabwo umeze neza tukujyane kwa muganga. Mani nabuze ibikoresho byanjye mani. Takiranyishe byahatari. Ntabwo bibuka wabishyize se ngo njye kubikurebera. Ya bici y'umukobwa amenya ari yabitwaye none se ari undi muntu wigeze uzamuha. Nakubwiye uriya mwana niba bintu yatangiye kubikoresha. No kuza kurusimbuka hano biragora. Okay. Aho wari wabishyize niho wabirebeye. Mwana inzu yose nayijagajatse. Ahantu hose naharebeye mwana. Urishuwa ko yabijyanye. Ikintu n'iki na kimwe gihari mwana ndapfuye aho. None se ubu kibi ibintu numva bitoroshye. Menye karaka bikikaje karabitwara mwana nasi bikoresha byaba byagiye he. Yesu sister uzamusobanurira icyo nyura mwana atangiye kwitera bira mitima. Urumva sister uzamusobanurira iki? Mwana nge ntabwo ibyo ngibyo mbyitayeho mwana wanjije umunsi ngayibaza umunsi rero sister wabonye umwana wameze nk'ukumeze. Niba nawe byanze umeze gutya. Umunsi we yabibuze noneho ko nubwo bushobozi wenda hako nabonye nawe atoroshye nawe banza aragacakura. Nukuri nabonye ko atoroshye. Ikibazo nyine nuko nawe nyine ubwo niba yabyitayemo nyine ubwo mwana nawe ararangiye nyine. Ubwo uzongera kubwira sister wawe ngo urasenga. Nabyemera se. Ne yashyira akagozi mane ntago ngiye. None se ubwo bizagenda ntago ngiye ndi kubyiyumvisha. Urishuwa neza ko ari byawe bishyize. Mane ariko wowe ukajya umvugisha menshi ntago ureba ko umeze mfasha mane best ndwanaho mane. Buretse takinda byumva ntago meze neza yego ndabyumva. Wapi mane nta kintu kiri kumfata. Kugeza habi. Best ndwanaho mane. Upfuye mane. Mureba kuno reba mane. wari uzi n'ikindi ese ureka amaze ngo ziberetse gato buretse gato nambari zizadati urabizi ukuna mbabarira maze kabiri ntari gukubitwa
urajya agahita avuga ati dore ngizo inkweto zanjye ndazishatse ndazibura umwana yazitwaye ureba hehe zisubize hariya subiza hariya mbabarira wa mwana utazarinkorera ese ninzibura njye ndabona izindi zo kwambara wambara izo ngizo wambara izo isekari za siporo wanguriye ariko reka nkwereke ndashaka kuzanyereka umukobwa w'inshuti yawe ndashaka kuzamunyereka ubundi noneho mubwire nti uyu mwana mwigishe ngo ye sondo kwa Karoli n'umuzi utambwira ko ari wandi urangije kwiga ejo bundi utari wagera no muri university no bamenyewe kandi nawe twari kujyana nese ubukana namubwiye ko reka twongere dusubira aho ngaho uriya mukobwa njye ntabwo mwiyumvamo wicara ubizi ko ntamwiyumvamo ikiganiro tuzakigarura nyuma sibyo ariko ntabwo mwiyumvamo ngiye kare na gato oya shaka ubundi umaze kurangiza kwiga umaze kurangiza universite wenda ukora muri banke cyangwa ukora na he cyangwa ugira gute urumva apana kuza n'uriya w'umuturage umeze kuri oya ngo afite inkoko ebyiri ngaho ngo iki afite inkoko ebyiri wowe ufite ibintu bingana gute ibyo ari byo dati yampaye nanjye ntabwo nzagira wari wabona nkubwira nabi wari wabona ngukubita wigeze unamenye n'ubwenge ubona n'uruki rwanjye nzakwigira neza ku buryo uzamuka ukamenya ubwenge uzi ko witetesha kurenza n'umukobwa nta n'isoni ufite dore ukwasi ese ubundi wakwihorera noneho nkareba reka nze fungure nigire mu buriri niryamire ubundi nkureke dadi yanyica nazabituma mubwira ngo zarabuze yahoze ambwira kare ngo nzanure icyo kiganiro tuzagisubiraho ubutaha ariko umenye ngo ntabwo biriya byongemeye sibyo jya umenya ufata ibintu byawe umenye ngo biraha niba ubishatse uvuga uti ngiye ndasohotse cyangwa ngiye umenye ngo bitunganyije biri aha ngaha apana kuza kumbaza ibyo utambikije umaze kuba mukuru pe mu cyumba cyanyu wasangaga bimeze gute wasangaga utuntu twose twadufasha twatubitse noneho utagiye kubwira ngo muzashakire umukozi kabaye okay tugende no gukomeza kuza hano hari ibibazo bibiri bikomeye cyangwa ntabwo gikomeye cyane kuri wowe kirakomeye ariko kurya ntabwo gikomeye cyane kuko sister umunsi yamenye kuri uriya mwana atangiye kwitera biriya akazi ke mani njye wundi ndi mama we yaje kunderesha hasi n'akazi ke mani njye se mama wanjye hari mu gituro ntabwo abizi gusa we ntabwo aba mbona mani gusa mama wanjye we niba ari mu gituro ntabwo agahinda kenda kumwica yamunzanira agasenyi naramubyaye mani kuki wagiye kubishyira ahantu hagaragara mbese none se ntari kubamisha nde kuzi ko hano iyi geta ari iyanjye nta wundi muntu w'umustafu wese ushaka kuza uriya mwana aje hano sister wari kuzajya aza hano kuza kumureba cyangwa ubwo nyine akaba ari iriya nzira kubyitera ndapfuye mani kristo wandwanya mani ndapfuye mwana ahubwo ngende ubu utangiye gutuma ntekereza cyane aho bitanabaho mama uretse wamubwira urebe ko ari ikintu yana ndetse njye nakubwiye ko ntacyo nzongera kugufashaho hariyeho rwose urabivaho ku nabi cyangwa ku neza kugira ngo ngutemo biriya nagutamo isigara ikagira inzira basi nzanira umwotsi mwana nzanira mani ngo ndapfuye mwana mbese wandwanya habundi byageze kuri uru rwego ndi hizi ndeka yuko uziko ariko ninyifata nkayisanga n'ibikoresho byanjye ndamwica reka nkubwire n'uwakumva ngo ni inshuti yawe nanjye yambwiye ati ni inshuti mbi pe kuki nemeye ko bigera hano basi besto none reka nkubwize ukuri nakubeshye mfashije rya rimwe ngewe ganje zose ndahita nzireka ibikoresho byose ndabireka mani njye nanagukunda tukahita tuba abashuti mani njye nkanakubera n'umugore mani izi nshuro umaze kuvuga ibyo bintu ngo uraje ubireke mani ndabireka mani iri rimwe ryonyine mani uyu mwana w'abandi niba yiteye ibintu runo rurarushinge noneho ariko mani wahangayikishijwe n'umwana w'abandi cyangwa wahangayikishijwe nanjye mwese ugira ngo nibabimenye ugira ngo wowe ntibize kukugaruka birakugwa amahoro kandi ni kugaruka nanjye bivuze ko biri buze kungaruka dukora iki se mani
sinabugira mama wagusanze muri none byagenda bite hasi ubundi urashaka iki ese uri mu biki nyine ni igikoma umukobwa wanjye mama wagusanze mu cyumba turi ibintu birimo byagenda bite gushaka uriya mwana mbere yuko iwabo bamubona niba yanabifashe tukamufatirana kuko iwabo bakimufata cyangwa bakimubona gusa gato niryo herezo ryacu nyine nzagushyingirwa na mana nzakubera umugore mana ibintu byose ndahita mbireka mana ndimo ndapfa mana ko tugiye gufungwa tukiri bato mana ko nibyo bibazo Basito wagize icyo ukora mane kuri umuntu w'umugabo mane oya mfasha tubanze dushaka kuri mukobwa ndamukuraye mane ntabwo ureba kuntu meze ndabasha kugenda mane reba kuntu ndi gutitira mane na mahoro mfite mu mutima ndimo ndashya mane umubiri wose urimo urange ni gute ndi bujye gushaka uwo mwana njye nako sinari mperutse hano wenda sinari nzi ukuntu mwari mubanye n'uburyo mwavuganaga anasohoka hano kugeza nakubwira ati ngiye runaka ngiye kancitse mane sinzi n'igihe kagendeye niba narindi furi simbizi biriya bitwara ufite ubukarabaye ahubwo noneho n'umusasa nta nantu turi bubicikire ibi bintu ikiza nuko twamufata mbere yuko abyitera irabici ni ukuri kubera ko ibi bintu biraza kudukoraho na nabi cyane biradukoraho na nabi cyane Basito nkurikize mane mbwira nkuriki mane ntabwo uhamagara sister umeze gutyo umubaze niba hari basise ntabwo se kumuhamagara ukabimubwira byo wamusobanura ko yagucitse ureba ariko ntihamagare we mereza uduceri duke mane urebe kuntu mbyitaho njye nakubwiye ngo ibintu ugomba kubireka ikibazo nakubwiye kiri hano nuriya mwana niba yarwitera warushinge mana yanjye dufite ibibazo bikugaruka nanjye bingaruka kubera iki mukunda kurira ziriya filime zimeze kuriya Denis mbega nizo tuba turi gukuramo utuntu nkatwe b'abasore azi ukuntu iriya filime irareba ukuntu iri gukubita basi reka nshyire umupira wa Arsenal washyira muri mute ndashaka kuvugana nawe kandi mfite akanya gato ndashaka kugenda basi reka cyonka iminota ibiri kari akabanza karangiye wakoze ibyo mubwiye koko ntabwo yakongera gucaho shyiramo mute manze vugane nawe ubirebe bitavuga nawe uzanguranza kungurira bonoma njye nzirebera ikibazo nta bonoma koko cyangwa mujye munabireba ntahari igihe mubwiye ngo ndagukeneye mba ngukeneye ari gabona amafite yihutira bimeze bite se dadi meze neza meze neza ariko handi nkora siporo amafaranga yashizemo ariko bari banyongeje umunsi umwe se ndaza kuguhana bikemure uracyakorera i Nyamirambo se Nyamirambo ni handi niho nyikorera akavira zira gym zambamona n'ubundi materials zizabona ari sawa numva amahoro n'izindi nshuti zanjye zikamfasha gukora siporo nta kibazo sinzi impamvu mukuni Nyamirambo wazagiye na za Kicukiro ukareba kubona hari ahantu bafite ibikoresho bisobanutse kurusha na hariya se banyishyurira hose najyayo oya niba ufite inshuti zawe ubwo nagutandukanya nazo ukabona hari ikintu bigufasha muri siporo zawe ntabwo nagutandukanya nabo kameme ntabwo nakangaregaho umubyeyi ampitiyemo ya Deni karamudadi urabona umaze gukura yego ngira ngo tubana hano mu rugo ntacyo tubona nk'umusore mukuru yego sibyo maze iminsi ntabwo ari iminsi igihe kimaze kuba kirekire ntumvikana n'umugore wanjye
kandi mbona rwose rimwe azanteza ibibazo nkakora ibidakorwa. Aho kugira ngo rero bimbeho, nafashe decision y'uko igihe kimwe nabitekerejeho neza nabipanze neza, kuko mbona adahinduka, nahitamo gutandukana nawe. Uranyumva? Urabona twagize ibyago, mama warayitaba Imana, mpitamo kuzana uriya mudamu, ariko nyine burya umugore cyangwa se umugabo n'umwana wundi, ko njya numva bavuga, namuzanye nzi ko ari umuntu uzamfasha mu buzima, ariko rimwe bagenda bindemerera. Ubu rero nafashe decision ndavuga inti reka nkwicaje, ntangire gutegura uburyo nagira gute natangira kukugenera gahunda yawe 8, hato tutazajya muri izo procedure za divorce bikazabyara ibibazo. Ndashaka kubitegura nkagira ibintu nkwandikaho mbere. Uranyumva? kumva dati nkabikwandikaho kugira ngo igihe tuzaba dukoze icyo gikorwa cya divorce hatazagira ibindi bibazo bizamo, uzaba uri safe. kwese dati uranyibukije mbone n'umwanya wo kukubaza amahirwe ubundi kwiza intonganya n'imwiryane hagati yawe na mami undi wagabanitse koko, utashye umutonganya umukubita kandi mami nta kintu aba atakoze, ariko reba habe saa sita nk'ingoma y'abaporoso neza neza nta gahenge umuhereza. Dennis, niho urimo kujya muri ubu buzima tubayemo. Ejo cyangwa ejo bundi tuzajya kugusabira tugukwere urongore, ariko buriya ibintu biba hagati y'umugore n'umugabo burya ni ibyabo. Nubwo numva ari ryo urimo kugenda ugerekaho amakosa hanini, urumva, ariko buriya hari ibyo mba mbona ijisho ryawe ritabona bitagenda neza hagati yanjye nawe. Ikindi kandi ugomba kumenya, buriya nk'uko nabiteruye mbikubwira, nahuye nawe akuze nanjye nkuze, twese rero twarerewe ahantu hatandukanye, buri muntu wese aba afite imico yakuriyemo. Hari igihe abantu bananirwa kubana, sibyo? Hari ibyo udashobora gusobanukirwa kuko utarashaka, ariko numara kubigeramo uzabisobanukirwa neza ko ibyo nakubwiraga kuri iyi saha byari bifite ishingiro. Uranyumva? Njya mbona ushaka no kwitambika, ushaka kugira gute nka kwihorera, ariko buri hari amasomo maze ko ngiye urimo gufata. Ibyo rero bindekere. Icyo nari nguhamagare kugira ngo tuganireho nicyo kijyanye nuko igihe cyose haba habaye icyo gikorwa cyo gutandukana hagati yanjye nawe, uzasigara uri safe, nta manza bizakujyanamo cyangwa se usange ubuze fondasiyo y'ubuzima kandi narakukoze. ndabyumva dada, ariko bishatse cyose byagenda neza. Okay, we gusa icyo kizingatiye, igihe nzaba namaze kubitegura nabishyize mu nyandiko, nzagira gute nzabiguha bisome and then ngufate tujye kwa noteri. Ubu ufite ibyawe uri safe, wanyumvishe? Ikindi kandi icyo ni ibanga ryanjye nawe nk'umuhungu wanjye w'imfura, bamufashe ko tuganire. Ibindi by'umbwiye ngo biri mu biganza byanjye, byihorere byuzuye n'ukuri, kuko biri mu biganza byanjye kandi nzabyikemurira. Munya, ngwino hano tuvugane. Mama aretse kunyereza ko Ndavuze ngo hagara hano tuvugane. Hagara hano se. Mama nakererewe, waretse nkagenda. Munya, hagara. Hagara hano tuvugane. Niko, waje ryari? Waje hano ryari? Ese mama urambaza ngo naje ryari ahasi iwacu? Mperuka ugenda ugiye kwa murumuna wanjye. Hanyuma mbwira waje ryari ko sohotse hanze nta muntu numwe nabonaga mu nzu, waje ryari? Nese nari kuza ngatanga itangazo ngo Munyana yaje. Wari kuza ukansuzuka uti dore naje mama. Hanyuma ugiye hehe? Ese mama uko ko wajya umenya ko nkuze. Urabona namaze gukura, ni ngombwa ngo Munyana nimba agiye ahamagare. Kozi baho ngaho. Ndavuze ngo uzajya umbwira neza. Wakuzajya unyibwira unyishitura naso ufite. Ubwo bumva ibintu uri kumbwira wowe. Nese mami ndi kukubwira iki hano ni mu rugo. Ubu
njya ninjira nanga itangazo ngo ninjire, ninsohoka nanga itangazo ngo Munyana arasohotse. Ibyo si ibintu byumvikana ndi kukubwira. ese Munyana, iyo umuntu aje cyangwa mubana kandi nzi ahantu wari uri, ntabwo ushobora kuza ukambwira uti Imana aje. Ntabyo nakubwiye rero kuri ino nshuro, none bigende. Ntabyo wambwiye, kandi wa mukobwa reka nkubwire n'akatazaza uzakazana. Urashaka ko nzagira ibyo nterura gutya mu ntoki zanjye? Uzabijyana iyo. Ntibikise mami rero nawe ukomeza ibintu pe. Nk'ubu ngubu kuba nisokeye ngiye, ubu ni ibintu bya danje. Munya, wamaze gukura ntabwo nyigukubita, ariko kuri iyi nshuro ngiye kuzakwicisha inkoni. Ariko nta soni kukubwira ngo wagiye ngiye, nzi ko nari nakohereje. Ubundi waje ute? Waje naguhamagaye, waje gute? Mami, hano ni mu rugo. Ni mu rugo iwacu, mfite uburenganzira bwo kwinjira, mfite uburenganzira bwo kugenda. Okay, ukagenda uko wishakiye, uzi ko hano hari umugabo, uzi ko hano hari nyir'urugo. Nukugenda uko wishakiye warangiza ukaza, uri nyir'urugo wubatse inzu, warashatse kugira ngo uzagize winjira uko ubishaka. Ikindi reka mubaze. Okay, hanyuma Bibisha arabizi ko aje? Mama wetse nkigendera koko, kareka kumbaza ibintu. Ndakubashije ngo Bibisha arabizi ko waje hano? Ntabwo mbizi. Ariko wa mwana we, ako mami hari uko nagerageza ngo mbe umwana mwiza, sinakoze imirimo. icyo mubashije kirumvikana cyangwa ntabwo cyumvikana? Nakwaje ngo Bibisha arabizi? Arabizi, ntabwo mbizi nimba abizi. Nese ubwo urajya musubize guki? Mami nawe ukomeza ubuzima pe, wagiye ubyoroshya koko. Nagiye byoroshya icyo mubashije ngo wakimbwiye. None se nagiye byoroshya, ni ngiye ukomeza ubuzima aho nakohereje kugira ngo baze wowe ugize nk'ikibazo mu nzira wowe. Ugize nk'ikibazo mu nzira. Musi nkumi y'amabere abiri igira ikibazo ite. Wazwe n'ikimodoka ntabwo yakugonga cyangwa moto ntabwo yakugonga. Waje n'iki? Ntabwo waje na moto. Ngendagiye rwose. Ibibazo uri kumbaza nabisubizo mfite. Ugiye he? Ugiye? Kandi ubu se nabyo bibaye ikibazo ahantu ngiye koko. Ubu nabyo bibaye ikibazo. Mwana wanjye reka nkubwire, urumva? Ubonye ufite amabere. Ubonye wumva yuko wagize ikibuno, ubonye wumva yuko mbese iyo myaka nanjye nayiciyemo, ariko nayiciyemo neza. Urumva? Ndakubwiye ngo uzanzanira n'akatazaza, uzagatoragura mu nzira ukazana. Mbese mame ko wayiciyemo ugakura ugashaka ukabyara, nanjye rero bizaba. Nawe bizaba wigira gutya. Ko ahubwo uzagenda ukazana ibyo ntazanga, akaba ari byo ndera ahanga, ukanyicisha agahinda. Ureba ari we mwana w'umukobwa afite ahanga. Hasoni. Usibye gukomeza ibintu ubikosa mfite nire ngo mbwira ikosa nkoze none. Okay, kuki mubajije ngo waje ryari ntumbwire? Kubera ikindi kukubaza ngo Bibisha yarabizi ntumbwire, ahubwo ukivugira ibyo ushaka mu hano ngo ni iwanyu ngo ni ibiki. Iyo uje nta gusuza ababyeyi nimba ufite ikinyabupfura, nakwigishije gutyo. Nsuma ibibazo mama uri umupolisi koko wagireka gaho nyumvira n'ukuri kw'Imana. Mwana wanjye reka nkubwire ibyo mba nkubwira, mba ngira ngo utaza kugira n'ibibazo. Ese uramutse ugiye nkajya kumva ngo wenda bagushimuse, nimba utanagushimuse ugize gutyo uhuye n'impanuka, namenye gushakira he? Urashaka kuzanyicisha agahinda ari wowe mfite wenyine wabyegera we? Mami ni wowe witera agahinda, wajya ureka ukamenya ko nkuze ukampa uburenganzira bwanjye mu rugo iwacu. Nagiye kukohereza kwa Bibisha bigenze gute? Atari ukubera imyitwarire yawe uri kwitwara nabi, ugize gutyo ukagira nk'ibyago, tutabizi tukabona n'ahantu twagushakira. Okay, fine. Mama warangije gusoza nigendere. Warangije kumbaza ibyo mbaza nigendere. Nguki? Ngendagiye rero. Ugenda ujya hehe? Oko mami ngiye maze no kuranga. Urambangamira mambuza uburenganzira bwanjye. Hari undi mwana afite ahangaha ndeba? Siwe fura yanjye ukaba na bucura, ukaba n'ubuheto, ukaba n'ubuhetura. Ubu ibyo nkubwira uzi yuko ndi kukugira inama mbi. Uribuka ukuntu twaje muri iyi nzu? Urabyibuka? Niba umaze kuba umwana w'umwangavu ukuze, uragira ngo uzakore agakosa kamwe gatoya, badusore muri iyi nzu batujyane twege tujye gusubiza muri buriya buzima. Badusore? Yego nyine. Ariko ndebera ibyo nkubwira uri kunseka, ibyo nkubwira nibyo.
ndagira ngo wowe kuzagira akayereri kamwe gatoya ushaka gukora muri iyi nzu ugasanga baradusetse bakavuga bati ni umwana w'umugore nyine ni umwana w'umugore arakora ibyo yishakiye aragira gute nta nubwo atinya nyina nibyo ushaka urugero dusubire muri buriya buzima kuba wambara gutya ukaberwa kuba umeze neza kuba uteye neza ni ukuri kuba wicaye hano ugatuza ukarya ukajya hari byinshi wowe utazi ngewe nemera nkapfiramo kugira ngo wowe ubeho. Okay mami, nyine inama zawe nazumvisha ngo bye. Sereka ngo usezere. Nyine wakoze kungira inama kandi nabyumvisha. Kandi I promise nta muntu uzigera dusohora muri iyi nzu. Simbigusezeranyije. Bazadusohora. Bye. Bye mami. ni ugupfusha uhagaritse pe abandi barapfusha abandi bagatabara bakabajyana bakabashyingura ariko ngewe wanjye we ni ugupfusha mpagaritse. Mana yanjye ubu nkawe nzagukorera iki ngo ibyo bintu bireke koko? Reba nk'ukuntu umeze. Mbabarira umbwire. Mane, njyewe ndimo ndatekereza ahantu ndi gukura amafaranga yo kugura ibikoresho byanjye mane. Nta kintu ufite. Ibyo bikoresho ntabwo wabireka aho. Nta nubwo mind yanjye iri gutekereza neza mane. Bwa rimwe ibi bikoresho ntiwabireka. Njye nagusezeranyije best ndakubwira ati wowe mfasha kuri inshuro ya mbere mane. Njye nzahita nshyingiranwa nawe ibintu byose mbireke mane. Ikibazo ntabwo ari ugukingirana. Aho utekereza ko wowe wagira ubuntu ukareka business staff ariko abantu bose bagirirwa ubuntu bwawe. Erega kuba narabishoboye erega nawe wabishobora. Ntacyo nkurusha wabishobora. Urimo uratitira wishimagura buri kanya. Mani uko nagize amahirwe hari agastaff gakeneye nasigaje naho ubundi nari mpfuye mani. Nasigaje gake ariko n'ubundi nako nta kintu kamariye. Ikibazo cyanjye ni njye ukugurira ibintu bikwica. Ngurira ibintu binyica se ubu rero utangiye kunyorera mani. Nukuri. Sindi inshuti yawe se. Kuyajyana mu kabari se ukayama amababies kayanywera. Nagusangira n'amababies. Urababonye se. Ese tuvuga mwana ntabwo niwibuka icyana witeye muri weekend ntabwo narebaga se mani. Sigongeye dawe. Nakugenda wese sindi best wawe mani cyangwa no kubukira ngo gemba niceceke ukagira ngo ntabwo yajyana amabaje. Ukuri kw'Imana buri gihe ngurira ibi bintu umutima wanjye urabinshinja ni njye uri kukwicira kandi ngo byitwa ngo ndi inshuti yawe. Ako bundi sobanura mani ra bebe waririye hehe mani kutigeze usa muri ghetto ibyo tubireke uriya mukobwa gutwaye iki? Reka turebe ikibazo kibabaje hano. Ibyo uwo mukobwa byihorere. Mani nta wundi mukobwa ugomba kwegerana nawe mani ninjye bibishi ninjye inshuti wawe mani. Kuri niga yanjye niba ndi niga yawe nyine nta wundi muntu ugomba gusaba uburenganzira mani. Oya se ni ukuvuga ngo ntabwo nemere kugira indi nshuti y'umukobwa. None ni njye inshuti yawe mani twaranywanye mani nubizi strago nyinshi twaciyemo imihanda twarayibabaranye ni gute ubundi ugomba kumbangamira ku biyobyabwenge ukambangamira ku zindi baby mani. Nk'uko bivuze niba uri inshuti yanjye nakora usaba reka ibintu bise fasha mbabarura ko ibi bintu kabisa. Niwo nindi uri kundondanga mu mutwe mani. Jise wari wamuhamagaye araza. Nisi uwo ninde mani. Reba mani. Sinikungi. Kuva cyagiye nibwo agarutse. Amagambo wari ufite se none hashize bigenze bite? Andi se yabaye ikimana. Ndashaka gukoresha ibyanjye mani. Ngiye niba uzi ko ari boro zanjye watwaye mbiriza boro zanjye. Nta n'ikindi kintu ngiye nshaka kuvugana nawe cyangwa mpite ndikuramo. Mbiriza boro zanjye.
se anti ntabwo yadanje jya woroshya ibintu imvira mani imvira iyi baby mani ntabwo uri kumva ibintu ivuga se mwereke ko nahita mpinduka Babyloni. Ibyo bintu uvuga nibyo wari bitwaye? Musenye hari ubwo hari ifoto mufite igaragaza mani reka nkubwire ubundi twebwe tubaho turi umuryango twese turi iki turi rasta ntabwo duhishanya mani aho kugira ngo rero wombere Babyloni mbwiza ukuri tubworo twanjye ko dufite turangizanye mani. Okay anti ninjye wabitwaye. Shit motherfucker wamwumvishije mani uramwumva mani noneho ibintu tuzabikira gute nibimugaruka ni wowe uzifite nibimugaruka kandi narabikoresheje. Oh my gosh ese birarenze anti mwana reba ndimo ndatitira ibiganza mani ntabwo urifuza kugira ngo ube nka anti wawe uragira ngo ube gute wafashe biriya bikoresho mani best nyumvira mani njye nashyizemo numva ni sawa ndongera numva ni sawa ubu nawe guha umugeri w'amahera waranongeye mwana biriya bikoresho ni iby'abana bababaye muri mwana w'umubyeyi uri muri koma byavuka mani ni gute ushobora kwiyangiza koko reba muri umuntu wa mama wawe ukuntu ameze reba ukuntu ameze byonyine ntashobora kwicara hamwe atishima adatitira kuko byanze urumva nawe ushaka ariko bishaka ko bigenda nese gamani njye ntabwo nzi yuko ari ukunguka hinduka yabizi. Ikindi mama wawe nabimenye none ibi bintu tuzabisha ko nibimugaruka ko nanjye ntazasigara ngaho nyumvira ngana no reba umaze gutwara ibikoresho byanjye ngaho reba Mary wawe arakunsigiye uracomotse ugiye naho n'umuntu n'uyu n'umubwiye ubwo se mwana uhuriye n'ikibazo mu nzira ngiye namusobanurira mu kintu ntago ari umwana arakuze ubona namaze gukura ni umwana ntago ari umwana muto wabwira ngo caca ibi ni ibiki biri hano umva mani uzi Babyloni ziri hano mu muhanda mani anti njye ntabwo nshaka abantu bampangayikira nanjye nzi icyo gukora umemukiye mwana reka nkubwire rero tugiye kumvikana hagati yanjye nawe nk'inshuti nkuko wirirwa umpamagara best nizere ko iyi ariyo nshuro ya mbere n'iya nyuma ariyo ya nyuma nkugurira ibyo bikoresho best wacyureka kumera gutya njye ngumara ngugura ibintu bikwica uziko bari njye uri kukwicira ufashe 20 nizere ko ariyo mafaranga ya nyuma ngwaye tube tubyumvikanye ibindi pumutuntu tukarengaza utuntu ngomba kukarenza ndakwemera mama ngomba kukarenza sezerana ko ndi kubona efe zayo kuntu biri kukugira njye ntabwo ndi Babyloni ni wowe urarurandi utazakugira best wa mwana nkahita nkumenya kugira ngo ugarukira mwana ubona atabari we nizere ko ari ubwa mbere mwana njye ntabwo ndi Babyloni mwana urabizi ko ndi rasta niba mbyemeye nabyemeye izi veni ndaguramo ibikoresho byawe ubundi sinzengere mitembe hagarika urumva ntabwo uzongera kunamo mwana nawe nzanira boro zanjye ngiye kwitamo mwana ndetse ntabwo bakuguriye ibindi hanyuma se ndajya gukoresha ibindi bikoresho mwana wazishyize hese ntabwo ugomba kugira ikindi kinongera gukora mwana anti ibyo bireke bakwaka ubundi iki kibire ni wowe uraruranti wanjye ibyo by'ibikoresho mubyihurire ngiye mvuye mu rugo shabagura bumbabaje banza wumva ibyo mwene nyuko ari kubwira ubu ndetse ati nyine sorry kuba nagutwariye staff zawe ariko njye ndishimye ndanezerewe mvuye mu rugo mvuye kureba dadi nsize mbirangije mama wanjye mutuye umutwaro